Wow. Safi sana. Wachagiyemo kivuyemo ndagaziwe haba yade poje kabisa uzi ibintu badukoreye kuri Ruyenzi bitatu binyanyagira Kamonyi yari yitwishe abana abakobwa bacu bazi baromani iricumu dore ngo cya gikorwa kiri gifata baro kikakwirukansa kirimo nuko afite defense nziza uraho ogeze tubareze ikaze inshuti bakunzi ba Mugabo Sport TV hano kabisa turi live ikipe ya Sport y'abana n'abategura gukina na Macuba Women Football Club bikiri ubusa kubusa rero bikiri ubusa kubusa kugeza aka kanya match itoroshye no match itoroshye kabisa bikiri ubusa kubusa match n'igitangira rero ibintu bitoroshye ibintu hano bitoroshye kabisa mu kavura kenshi hano mu Nzove ariko ni match tugomba gukurikirana neza cyane Cyusa kubusa Rayon Sport kino mpira cyane kino mpira sempa aganira kina neza cyane mukuru hava ariko umunyezamu ufata neza tumwe muri tumuze muri uyu mwana wagize ikibazo rero kipe ya Macuba kabisa ihagazeho yize gutsinda ikipe ya Rayon Sport itego bitatu byose hano bari gukina rero kwa Rayon Sport cyangwa se mu Nzove kiri ubusa kubusa Bikiruza kusa mbashimire cyane ndukurikiye kuri Mugabo Sport TV no kuri Tuza TV. Chana za mahitamo wa Sport TV banyabo. Bikipa kocha rwa Karma abwira abasara abakobwa bati mwitegure. Mavura umwana ugize ikibazo. Bikiri ubusa kubusa rero hano bikiri ubusa kubusa abakobwa bari hakurya mu karere ka Kamonyi bazi umupira cyane kabisa natwe bagiye gukomeza rero kino mpira muremure cyane n'akaboko mwiza mu kipe ya Rayon Sport kino neza Rayon Sport chimbiza umuntu hano shenga umuntu hano arinjira neza cyane akaturemeza abakobwa b'Amacuba bitabara vuba bakuraho sana wetera mpira muremure cyane akatureba arenze n'ibyo no kwinjira mu kipe y'Amacuba Macuba kabisa ikipe nayo ikomeye mu by'ukuri